N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutanga ibitekerezo bitandukanye bitewe n'ibyabereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge ni Kinyinya, akagari ni Kagugu, ni mu gihe umudugudu ari Giheka. Ibyabaye bimeze gute? Ni amakuru ari kuvugwa ko hari umugabo wafashe umugore we ari gusambana. Umugabo yafashe umugore wiwe amufatira mu nzu y'undi mugabo ari gusambana. Ni umugabo we yari yaramwizeye byo ku rwego rwo hejuru, avuga ati uyu mugore wanjye n'ibiki n'ibiki, nyine yaramwizeye, ariko ibintu yamukoreye nibyo bintu abantu benshi bari gukomeza kugarukaho, ariko n'abagabo bakomeje gusenya ingo z'abandi nanone abantu benshi bari kubagarukaho bavuga nyamaze akwiriye ibihano kandi bikakaye. Umuntu winjira mu rugo rw'undi muntu azi ko umugore afite umugabo cyangwa se umugore afite umugabo, hanyuma urugo ugasanga nyine umuntu arwinjiyemo ararusenyuye. Benshi bari gukomeza kugaruka kuri ibi bintu. Ni umugore witwa Sara Nyirangirimana. Uyu niwe mugore umugabo we yafashe. Ni mu gihe umugabo bamufatanye yitwa Musabyimana Edouard. Uyu Musabyimana Edouard akaba asanzwe ari umwarimu wigisha imodoka cyangwa se n'amategeko y'umuhanda. Akorera uyu mwuga mu murenge wa Nduba. Ubwo byumvikana neza ko ari mu karere ka Gasabo nanone niho akorera uyu mwuga wo kwigisha imodoka. Ni mu gihe nabonye imodoka yiwe ariko reka nze mbivuge, Leobot Driving School. Ubwo ni school nyine, ubwo niko ikigo kiwe cyitwa. Ubwo abantu batuye muri ako gace byanga byakunda baramuzi kubera ko n'amakuru yasakaye cyane ndetse yababaje abantu benshi cyane. Byagenze gute? Umugabo wa Sara Nyirangirimana, ubwo n'uyu mugore bafashe, agira gutya umugore donc baricara, arangije amusaba ko yajya kwiga imodoka. Ati abandi bagore b'igitsina gore bari kubona perime, none mugabo wanjye nanjye ndumva nshaka kwiga imodoka rwose, mbabarira. Aramwinginga, murabizi ko bisaba amafaranga. Aramwinginga, umugabo arangije arabyemera. Abyemeye ubwo urumva amafaranga arayamuhereza, nyine ikigo bagishatse icyo agomba kwigiraho. Yisanga kwa tica Musabyimana Edouard ko ari we ugomba kumwigisha. Ariko uyu Musabyimana Edouard nawe akaba ubundi atuye aho ngaho, aba muri ayo mazu, ariko by'umwihariko ntabwo ariho yavukiye. Nawe yaje nk'uko wava mu gace kamwe uza mu kandi ukaza ukubaka, nuko nguko bimeze, ariko ntabwo yabanaga n'umugore wiwe. Ubwo niba nabivuga neza ngo ni kwa kundi umuntu ava mu gace runaka, wenda tuvuga avuye i Kigali agiye gukorera i Rubavu, akagerayo ubuzima bukamuhira kubaka afite famiye mu mujyi wa Kigali, cyangwa se si ngombwa ngo abe afite wenda n'inzu yiwe, ugasanga arakodesha wenda nk'i Rubavu, ariko yasize umugore wiwe wenda mu mujyi wa Kigali. Ugasanga nuko nguko nyine ari benshi babayeho muri ubwo buzima bumeze gutyo. Ngira ngo uyu munsi nibwo uyu mugabo yafashe uyu mugore wiwe witwa Sara. Mu bihe bigiye bitandukanye, uyu Sara yageze kuri uyu mwarimu, aho kugira ngo yige hazamo ikintu cyo kuba hakwaduka ubusambanyi hagati ya tica n'uyu mugore yigishaga. Bakajya basambana pe. Uyu mugore yagera igihe arararuka ku rwego ngo bagiraga gutya, barangiza kwiga ubwo bakaba bavuganye, bagahita nyine bajya muri aya mazu y'uyu mugabo, bagataha nyine bakaza amazu y'uyu mugabo, barangiza nyine bagakora ibyo bakora. Umugore agataha nyine ku mugabo we, wenda yamubaza ati wize gute, circulation se wayifashe, none se parking wayifashe? Umugore ati wenda rwose biriho biraza, perime nzayikuramo, bimeze neza.
akagenda abikora we inshuro zigiye zitandukanye, ariko naje kumenya ko ngo uyu mugabo ngo ari ingeso asanganwe, ngo abenshi mu bagore ngo yigisha ngo nuko nguko ngo yabigenzaga, ngo hari abagore nyine akunda kuzana aho ngaho nyine abo yigisha. Kandi uyu muco si ubwa mbere uvuze, cyakoze wenda iyi kesi navuga ko ari bwo yituritse gutya, ariko ngo abantu bigisha ibintu by'amamodoka ngo ku bagore aravuga ikintu kimeze gutya cy'ubusambanyi, ab'igitsina gore umwana w'umukobwa ugasanga ngo ni mwarimu we, asanga barasambanya, ugasanga bakora ibyo bibi bimeze gutyo, cyangwa se ugasanga ngo akamwigisha gushyiramo vitensi agakora no ku kibero gutyo gutya. Ibi bintu ubu busambanyi buri kuvugwa mu barimu n'abanyeshuri ku kuntu bigishanya ngo gutwara imodoka n'ibike n'ibike. Biravugwa cyane ko abakobwa benshi, abagore benshi bararukiye muri ibi bintu by'ubusambanyi, bitwikiye umutaka wo kujya kwiga amamodoka. Ibintu nk'ibi ngibi rwose biragenda bivugwa cyane. Hanyuma uyu munsi mu bihe bigiye bitandukanye, uyu mugabo wa Sara ngo rimwe na rimwe yagiye abona imyitwarire idasanzwe, haba iyo kuvugira kuri telefone cyane, nyine wenda n'ibindi bimenyetso. Urumva umuntu uguca inyuma kandi umeze gutyo, uri kubeshya umugabo we ko agiye ahantu runaka nyamaze yigiriye gusambana, kubera ko ngo hari igihe yamubwiraga ko agiye ahantu runaka yarangiza ntafate telefone, ntafate telefone akamuhamagara kandi akamarayo n'igihe kinini nyine bari muri ibyo bibi. So yageze igihe asa nk'aho abiketse, agera igihe arabimubwira, aramuhakanira ati nyamaze basa nk'aho ngo habayemo kutumvikana. Umugore arabihakana burundu. Uyu munsi rero bivugwa ko umugore yavuye mu rugo, nanone abeshya umugabo we ko hari ahantu agiye. Umugabo atari ko ibi bintu ngomba kubikurikirana neza, uyu mugore kareba ko uyu munsi namufatana igihanga. Yagiye ambakanira kandi ngenda mbona ibimenyetso ko ashobora kuba ajya mu bagabo. Ati ngomba kumucunga, gahunda ziwe z'umunsi zose ngomba kuzikurikirana mpaka amenye ngo bimeze gute. Umugore amubwira ko afite gahunda, ahaguruka mu rugo. Umugabo nawe aritegura, umugore afata moto, n'umugabo nawe bibuko nguko atawaturiza ngomba kuhamenya. Arangije ajya kureba uyu mugabo, biravuga ko ngo yabanje kumwigisha koko nk'uko basanzwe babikora, yavaga kumwigisha yarangiza akajya kumuhemba kumugaramira. Maze nuko umugabo aracunga, arangije kumwigisha, arangije aracunga neza, abona bavuye kuri icyo kibuga, amukubise mu modoka, baragiye, bavuye Nduba abagiye Giheka. Umugabo mu gucunga abona bari kwinjira muri quartier zo muri ako gace uyu mugabo atuyemo, nawe akomeza acungira hafi. Agiye kureba abona uyu mugabo hari ahantu agiye guparika imodoka, ngo yabanje kuyiparika ahantu ngo hasa nk'aho ari mu bihuru, ku buryo nyine ngo atari bubibone. Nyine yabanje kujya guhisha imodoka, nyine ubwo wumve amayere nyine y'abanyabyaha bari menshi cyane. Yabanje kujya guhisha imodoka ahantu, arangije araza, baza n'amaguru binjira mu rugo. Umugabo ariko yariho acungira hafi, agiye kubona abona barinjiye. Ubwo abanyabyaha nyine nuko nguko, porotayi ntabwo bigeze bayifunga. Umugabo nawe aza gake gake arafungura, ajya kumviriza muri urwo rugo. Maze arangije agiye kumva, umugabo yumva arwahanye inkoyoyo, yumva umugore we bari kumusambanya. Arangije nibwo yatanze sinye nyine ko ahari. Ubwo wasanga yavuze ati ndabafashe, tumize inzego zishinzwe umutekano ziraza, abantu barahurura. Umugore yanga gusohoka, byasabye ko haza inzego z'umutekano zibona kumusohora n'amasoni menshi. Abaturage bari buzuye aho ngaho abumiwe cyane, bavuga bati
birarenze. Noneho uburyo ahantu uyu mugore atuye, uyu Sara n'umugabo we bari batuye ni muri Gatunga, kandi ngo kuva Gatunga ujya Giheka ngo harimo distance. Abantu bakavuga bati rero kuba uyu mugore yaremeye kuva mu rugo rwiwe igatunga akajya Giheka, byanga byakunda yamaze gushima urugo, yamaze gushima uyu mugabo, byamaze kurangira. Gusa ikintu kibabaje nuko niba nta bwenge burimo, aba bantu usanga basambanya abagore b'abandi, ntaba yashobora urugo, ntabwo byakunda, kuko aramutse abonye n'undi mugore utari wowe, nawe yajya nyine akora gutyo nyine. Ariko umugore akaba igicucu, afite umugabo wiwe aramukunda, agira gute, umuntu wo ku ruhande akakoshya kubera ubusambanyi, ukagenda mugasambana, bikarangira bagufasha ubaye igicucu. Bikarangira ari umugore bari kuvuga bati uri umwasama, kubera ko abantu burya barenganya umugore bakavuga bati iki ni igicucu, nta mugore urimo. Nyamaze umugabo hari n'igihe bamushima bati mwa wamufatishije utemwa, atuzi kuri akagabo, ugasanga bimeze gutyo, ingaruka nyinshi ugasanga ziri ku mugore. Sinzi ukuntu bimeze. Buriya uyu mugabo aramutse yishakiye undi mugore sha rwose, ariko umugore ni ibibazo bikomeye cyane. Umugore kaba igicucu kubera ko yakoheje ngo akwigisha imodoka, uragiye uramugaramiye, nuko akajya akosha, ufite urugo ukabeshya umugabo wawe ngo reka nze ndaje ngo ngiye muri izi gahunda, bikagera ubwo umugabo wawe bumugeraho gusambana. Kandi noneho kimwe nakubwiye ngo uyu mugabo wigisha imodoka, ngo bisanzwe bivugwa ko ari uko nguko, ngo nganga abagore ngo benshi ngo yigisha ngo hari igihe babonye ngo aho hantu. Ngahibaze nyine uburyo ari ikibazo gikomeye cyane, umuntu akaba igipfu kugeza aha ngaha. Abantu benshi bari kunenga iyi myitwarire y'uyu mugore, n'abandi bagore bose bafite imitekerereze imeze gutyo, bakavuga bati iyi myitwarire imeze gutya nta na gakeya ikwiriye, ntabwo umugore yagakwiriye kwitwara gutya. Ngira ngo bitewe n'ukuntu abaturage ngo babonaga uyu mugore Sara, ngo bageze igihe, kubera ko uyu mugabo ntabwo bari bazi ngo wagwandu bimeze gute, kubera ko ni karitsiye, namwe murabizi mu mujyi wa Kigali imiturire yaho, ntabwo ubuzi umuntu ngakora ibiki, ngo uyu muntu ngo we wamugenza n'ibiki n'ibiki, ku rwego bagera igihe bakavuga ngo uyu mugore twe twari tuzi ko rwose twari tuzi ko yari umugore rwose wa Edouard, twari tuzi ko ahangaha ari umugore n'umugabo. Urumva nyine yari yarahagize nyine nk'iwe tu, yari yarabaye indaya ye, byararangiye nyine ari uko nguko bimeze. Gusa wumve ngo arasebye cyane, abantu benshi bari gukomeza kunenga ibi bintu cyane. So reka nsorezanga n'aya makuru nari nabateguriye ku bijyanye n'ibyo bintu byabaye. Nanone urumva ko bijyanye n'imibanire, burya abantu baba babanye, ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri nanone biri mu mujyo w'ibyo tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. So mutwandikira ibitekerezo byanyu, uyu mugore uramuvugaho iki, uyu mugabo uramuvugaho iki, nawe bari kunenga bati kwinjira mu ngo z'abandi ukazisenyura, bati ibi bintu ntabwo ari byo rwose. So mutwandikira ibitekerezo byanyu, uyu mugore, uyu mugabo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Se mwebwe aba bantu batwara amamodoka ku bijyanye n'ab'igitsina gore, biba bimeze gute? Ni experience ubazi mu bijyanye n'ibi bintu biri gutangira gututumba, cyangwa se ibyo guhwihwiswa ngo hari ubusambanyi hagati yabo n'igitsina gore, ngo hari n'igihe ngo rwose ngo uba ufite mwarimu afite ngo nk'ab'igitsina gore yigisha, ngo akakwigisha ari kugushihura kubera ko ngo uri umugabo cyangwa se umusore, ariko yaba ari uw'igitsina gore akamufata nk'amata y'abashyitsi, akagira gute nyine, ukabona ari ibintu bidasanzwe. Donc mutwandikire ibitekerezo byanyu, kanda kuri feri niba utayikanzeho ubyihorere, ntabwo uri kubyumva se, ariko se uba uri kureba hehe? Ntabwo uri kureba imbere. Ariko yaba ari uw'igitsina gore, gerageza ubikore neza, umanura gutya ukazamura, ni gutya biba bimeze.